ijoro ry'ejo ejo nimugoroba ejo nimugoroba Imana yambwiye ngo mbwira abantu hari abantu ngira ngo message zimwe bagiye bazibona nibadukurikira bazatubwira Imana yambwiye ngo mbwira babaka amaturo ugasanga umuntu ararwaye aribabariye wajya kumva umuntu aramubwiye ngo urampaye ngaya kugira ngo usengere ngo urampaye kugira ngo usengere nimvira icyo kintu umuntu Imana yatumye ntago ari uko nguko bigenda Imana iragutuma yamara kugutuma ukamusengera yiwe yaba afite yumva afite umutima wuko nawe wagize iryo shyaka ryo kumuntu nakubwira ati ngiye kugusengera azagusengera ko atavuze ngo mpiki by'Imana nta kiguzi kibamo keretse wowe numva umutima wawe uvuze uti koko uyu muntu n'umukozi w'Imana reka mufashe uzamufashe ariko umuntu nakubwira ngo mpa amafaranga uzamubwira ko ntayo Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Wakoze cyane kubana natwe udahwema kudukurikira ndetse no kurikira ibiganiro bica ahangaha kuri Imana Irahari TV. Iyi ni channel yivuga butumwa kandi ni channel igambiriye kwamamaza ubwami bw'Imana. Uyu munsi nkuko nubundi muriho mubibona twagize umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana n'umuhanuzi w'Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Reka tumusuhuze. Uraho neza mukozi w'Imana Mugabe? Muraho neza. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Natwe turaho rero nubwo tumaze iminsi yego tutagaragara ngo abakunzi bacu batubone ariko turaho turi amahoro. Kandi ikindi nubwo tuba tudahari nta bindi tuba duhugiyemo mu gusenga tuba tubasengera. Yego turaho rero natwe turakomeye kandi n'abandi bose ari abo tuvugana n'abo tudara kuvugana nzi ko bari amahoro. Urakoze cyane. Abo muvugana bose nabo uzi ko ari amahoro ndetse kandi nabo usengera ukomeje kubona Imana ikora imirimo ndetse n'ibitangaza. Mbere yuko twinjira mu kiganiro reka ngusabe kugira ngo banze usenge Imana. Mana nziza turagushimye turaguhimbaje tugushimiye kugira neza tugushimiye ko waturinze iminsi yose duhereje nyuma tukaba tugejeje uyu munsi ku itariki ya 14 z'ukwa 11 tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bana natwe rero ari message tugiye gutanga mwami ntitwongere cyangwa ngo tugabanye ahubwo urukundo rwawe rukomeze kutwomaho kandi ukomeze kuturebera baduhe ibyifuzo ari abarwayi ari abababajwe mu buzima busanzwe ari abafite inzara n'inyota byo gukiranuka abo bose ubahagaraho kandi ubagire neza. Turasenzera ngo ubane natwe kandi ubane n'abandi bose byose dusenze twizeye ko ugiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye. Uyu munsi njya nitegereza nkareba mu bakozi b'Imana cyangwa se abahanuzi, abantu bafite iri zina. Hari abarifite nk'abahanuzi, abarifite nk'abaprofete, abarifite nk'abavuga butumwa, abarifite nk'abapastori, na amatitre menshi, hakaza n'andi mazina ndetse kandi asa naho ateye ipfunwe burya nuko abantu batabizi. Aho ujya kumva umuntu ndi kavuza nduru, ndi igiharamagara, amazina nk'ayo ngayo akenshi abayasenga bakayitirira kugira ngo abantu bumve ko bakora umurimo kaze kandi bakwiye ndetse gutinywa no kubahwa. Uyu munsi ubona ari impamvu ki basubira inyuma kandi akaba ari bo babindiri y'ibyaha? Bariya rega igihe cyose umuntu azihimba izina akihimba izina igaragaza ikibi, ntekereza ko kavuza nazo bwavuza nduru kabusenga Imana ngo ndi kavuza nduru ngo ndi igiharamagara. Hari usanga amagroupe
hari ibiharamagara, noneho hakaza ni benshi, ariko noneho bakagira n'ahantu, tukagira n'ahantu akenshi dusengera usanga hafite amazina atandukanye. Hari nk'ahantu usanga hitwa mu rupfu, urumva, yenda mu Rusesamanza aho bifite icyo bisobanuye, bakagira muri Ndemeye, bakagira mu Buvumo. Mbese ugasanga ni amatitire menshi bisanzwe nta n'icyo atwaye pe, kuko ahenshi twagiye tuhasengera tukabona ikiganza cy'Imana, n'abenshi twagiye dusengana nabo tukabona ikiganza cy'Imana. Ahubwo ngiye icyo ngarukaho cyane niyo titire usanga hafite, cyangwa uwo muntu afite, ariko mu by'ukuri tugakomeza kumubona mu bikorwa bibi aho kwamamaza. Sinzi uko buri wese aba abyumva, ariko amazina nk'ayanjye nta nubwo mba numva, ntago nayigita, nta n'uwayanyita. Nta n'uwayanyita. Ngomba kwitwa izina niswe n'ababyeyi, nkitwa izina riri mu ifishi, mu ifishi nabatirijweho. Nta yindi zina nakihimba ngo kubera ko ubuse nanjye ko nsenga cyane nkajya no mu butayu nkanagenda njyenyine nanjye nziyita igiharamagara. Yo kugomba ngo igiharamagara. Oya, ntago ari byiza. Noneho hari n'ibindi bisigaye byeze, basigaye baniyitirira inzego, ku buryo ugera ahantu wakubitana n'uwitwa ko ari pasiteri, ukumva ariyitirira urwego runaka, cyangwa se ukumva afite iterabwoba. Ariko ibi ni iki biri gutuma abantu basubira inyuma cyane? Ni rya fungwa ry'isengero? Aya ntabwo n'imfungwa ntabwo ari uko insengero zifunzwe ngo abantu biyitirira ibyo ngibyo, ahubwo buriya ntekereza ko n'umunywi w'inzoga buriya ushobora guhura n'umuntu akakubwira ati nzakwica yanyweye, ukagenda uvuga ngo nayo inzoga. Buriya umuntu asinda ikimurimo. Niba waravutse ufite umutima mubi, keretse Imana yonyine, naho njye niyo nagusengera nkakubita amavi hasi nkakoboka, ntabwo naguhindura. Biragoye rero. Ubundi hari ikintu bita ubwiyemezi, cyangwa kugira ngo abantu wereke abantu ko, kugira ngo bakwemere. Nk'ubu hari abantu bababaje abantu benshi, ni mesaje ndibuze kuvugaho Imana yampaye iri joro, ndibuze kuvugaho ijyanye n'abantu bise abahanuzi bakita abakozi b'Imana, bajya gusengera abantu bakanza bakavuga ngo mpa amafaranga. Imana yacu ntabwo icuruzwa, Imana ntinacuruza. None se Eric Mugabe, yenda uyu munsi twavuga ko abakozi, abitwa ko ari abakozi b'Imana, ubundi shebuja wabo ninde? Shebuja wabo se? Umukoresha wabo. Umukoresha ni Satani. Satani si ukoresha ibibi. Ntabwo mvuze abakozi b'Imana bakora ibibi. Abakozi b'Imana muri rusange bakorera Imana, bavugira Imana. Shebuja wabo ninde? Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Mwami wakomeretse. Reka tuyirebe tujye tunayibwira n'abakunzi. Nitwe 82 mu gushimisha. Wahemutyo Mwami ushinyagurirwa, kera utaraza mw'isi, ayiwe wari ufite ubwiza, dore uko bagushyize muri abo bambuzi, kera utaraza mw'isi, ayiwe wari ufite ubwiza, dore uko bagushyize
mukiza w'ukuri n'impano y'imbabazi njya nkubonera mu Yesu wanjye Yesu warampfiriye ayiwe n'ibyanjye wazize umpa amahoro masa kuko nkwiringira Yesu wanjye Yesu warampfiriye ayiwe n'ibyanjye wazize umpa amahoro masa kuko nkwiringiye kandi imipfire yawe niyo yankijije intera kugushima mu kubaho kose imbabazi nizawe ayiwe mucunguzi wanjye naho urupfu rwantera ntacyakunkuraho imbabazi nizawe ayiwe mucunguzi wanjye naho urupfu rwantera ntacyakunkuramo no mu ipfa ryanjye Yesu ayiwe uzambe bugufi urupfu ntirunsinda uzamara ubwoba kuko umubiri wanjye ayiwe uzabura uveho nyamara nzakubona mu maso mukiza kuko umubiri wanjye ayiwe uzabura uveho nyamara nzakubona mu maso mukiza wanjye mfite ayiwe ubwuzu nishimwe ngo ndebe inkovu zawe wagize ku bwanjye umpe kunesha ayiwe nk'uko wanesheje hahirwa muri wowe Yesu umpe kunesha rero ayiwe nk'uko wanesheje hahirwa uzapfa mpfira muri wowe Yesu amina ngo umpe kunesha nk'uko wanesheje ngo hahirwa upfa apfiriye muri Yesu Imana tugire neza amen ni byiza iyo uririmbye indirimbo ukanayisobanura ngo umpe kunesha nk'uko wanesheje ngo ariko hahirwa uzapfa apfira muri wowe ngo imbabazi ni izawe amen amen ngo
imbabazi ni izawe mucunguzi. Ngo naho urupfu rwansinda uzamara ubwoba. Yego. Amen. Amen. Gatatu akavuga ngo kandi imipfire yawe niyo yankijije intera kugushima mu kubaho kose. Ngo imbabazi ni izawe. Amina, haleluya. Ngo imbabazi ni izawe. Urumva ko imbabazi, Imana igira imbabazi. Imbabazi ni izawe. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo mucunguzi wanjye naho urupfu rwantera nta cyakonkuramo. Haleluya. Amen. Mbese turi muri Yesu neza, turimo. Imana ishimwe cyane. Amina. Ako wari bwaririmbe cyangwa ugasenga ukajya kumva mbese murafata nko kugishura cya Yesu kumva wamwegereye. Imana ishimwe cyane. Ngo naho urupfu rwantera nta cyakunkuramo. Yego. Imana ishimwe cyane. Ariko kudakizwa ni bibi. Umuntu udakijijwe we arabahombye byinshi cyane. Uzirimo gusenga kumva ikibazo gikurimo ugiye kwifata wumva umutima wari wagiye hejuru. Nifurije abakunzi bacu bumva ubutumwa bwiza bw'Imana. Kuba muri Yesu ni umunyenga. Naho wasonza, naho wagira ute, kuba muri Yesu ni umunyenga. Kuba muri Yesu ni byiza. Nabifuriza kuba muri Yesu kuko nta handi byiza tuzabibonera keretse muri Yesu. Nta handi ibyiza tuzabibonera keretse muri Yesu. Ntayiririmba ukajya wibuka imbabazi z'Imana, ukibuka imbabazi za Yesu. Umuntu wagira ngo naho urupfu rwantera. Hano ku gitera cya kabiri haravuga ngo umuririmbyi aririmba aravuga ngo mpindukirira undebe. Undebe mukiza ukuri n'impano y'imbabazi njya nkuboneramo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo Yesu waramfiriye n'ibyanjye wazize. Umpa amahoro masa kuko nkwiringira. Imana ishimwe cyane. Hari igihe ndirimbo nkumvijemo message. Ariko umuririmbyi aririmbye neza. Ku gitera cya mbere ngo mwami wakomeretse. Imana yacu yakomeretse se kandi n'ubu turacyayikomeretse. N'ubu turacyayikomeretsa. Aho ujya kumva umuntu arakubwiye ati umukozi w'Imana arampamagara akambwira kugira ngo ansengere nkire. Ni ukugira ngo arabanza akambwira ati ni ukugira ukabanza ukampa amafaranga. Kandi ubu gihe hari abantu nagiye nsengera niyo nza kubabwira nti ngaho ni mutore ituro ry'ishimwe. Ni benshi. Tarari barabuze urubyaro hatari kwinakuri na hano zabwira mvura hano ni cyane Kigali zabwira mvura hano. Yego. Muherekeza mu majyaruguru warabuze urubyaro ariko twahore mu cyumba cy'amasengesho ndamusengera ubu aratwitera hafi kubyara. Amen. Ni benshi. Imana ni igitangaza ariko abo bantu tuzabona gute kugira ngo bajye baduhereza ubuhamya. Erega hari igihe umuntu yicara hariya akavuga iby'Imana abantu bakagira ngo ari kuvuga ibintu bitamurimo, abantu bakagira ngo nta Mana imurimo, ariko nkatwe tuba hari umudamu mamaze iminsi ariko ari mu gihugu cyo hanze. Ndumva ari mu Bubiligi. Yarampamagaye arambwira ati mugane atura n'abatakwemera izabemeza. Nise kubera iki? Ati nukuri waransengeye narakize. Haleluya. Ati narakize. Ati ndetse hari n'ibindi byinshi ntiriwe ndondora. Ati ariko byagenze neza. Ati n'abatakwemera Imana izabemeza. Ariko rero ukiri aho ngaho erega ngewe buriya hari ikintu nkunda no kutarabimenya. Iyo ndi kumva témoignage. Sibyo nkumva iyo ndi kumva ubuhamya. Sibyo
iyo ndi kumva hari ubuhamya iyo numva imirimo Imana yakoze, iyo ndi kumva imbaraga z'Imana, iyo ndi kumva uburyo Imana iri kugenda irushijeho kuruhura abantu bayo, mba numva iyo ari inkuru iryoshye. Arega Pasika, abantu benshi barababaye, abantu benshi barababaye cyane, barababazwa, kandi ahanini babazwa n'abita abakozi b'Imana, ariko abantu bari bakwiye gusobanuka, bagasobanuka, bagasenga Imana, bakayisobanuza, bakayisobanuza. Ese ninde uvuga ukuri, ninde uvuga ese ninde koko binyoma uvuga ukuri, n'indi Imana iba yatumye. Nta handi rero muzababonera abo Imana yatumye n'ibimenyetso. Yego, urumva n'ibimenyetso kizakubwira umuhanuzi n'uzavuga ikintu kikaba, uwo niwe uzaba watumwe n'Imana. Yego, uwo niwe uba watumwe n'Imana. ariko hari ikindi kintu ndi kubona muri iyi minsi, urabona ko abantu bose basa n'abatuje, niwe wajya gukunda kuvuga ngo akariro gakeya na feri. Urabona ko abantu uburyo bashamadukiraga ibintu byo gusenga bagenje gake, none ngo barushaho gutekereza. Ese ntubona ko aya madini amenshi yaratuyobyaga cyane? Aba bahanuzi benshi baratuyobyaga. Uzi ubu ngubu ushyira umuntu hariya kuri kamera, cyangwa se ugakorana n'umuntu ivuga butumwa, ako kanya ugiye kuguma abantu bari kukubwira ngo runaka ngo kunuku ngo runaka ngo kunuku, kandi imbere ntibabibonaga rwose. Abantu barakangutse, aho iki nicyo gihe noneho cyo gusenga, kandi no gusengana n'abakozi b'Imana bukuri. Ora rero sinkakubwira ngo hari ikintu muri gihe cyahindutse, uko wowe tumaranye igihe urabizi kuva mu kwezi kwa gatandatu gushyika iki gihe. Yego, urabizi ko nza kuri kamera naje ari Imana intumye, ngira ngo narabikubwiye. Yego, nkubwira ko nje mu buryo bw'uko Imana yababaye kubera abahanuzi babeshya abantu bayo. N'ubu icyo gihe twaranasobye muri Yeremiya ibice 31, 31, 20 kangahe, havuga ngo abo bahanuzi sijye wabatumye. Yego, ngo ariko barihuse. Ngiyo barahagaze mu nama zanjye, reka tuharebe tubasome mu izina rya Yesu. Turebere ireba Yeremiya niba ari ibice 30. Bibiri marebe twihuta cyane. Impamvu rero nta yindi, impamvu nagira nkubwira ko ahanini n'aka kanyamuneza mufite, ngira ngo urabizi ko namaze amezi angahe no kumwenyura ngo nseke bidashoboka. Imana impa message zikakaye gusa, ntago bura nari nishimye. Ariko n'ubu no kubona ndimo ngenda nshya, ku mutima ndakeye no ku mubiri ndakeye, kubera ko hari ibintu Imana yantumye navuze kandi byasohoye. Si ukuvuga ngo byaharibo byasohoreye mu maso yabo, ariko hari ibyo gihe mbona umwuka yambwira ati narabisohoye, byarasohotse, ibi byavuyeho, warabisengeye mwana wanjye wagize neza. Niyo mpamvu rero ubona abahanuzi benshi, abenshi babeshyera Imana, bacitse intege. Na byandi mwita ngo na amaviyuzi ngo murinjiza ku macano yabo barinjiza. Ndagira nkubwiza ukuri, ubu hari ntuze nyinshi, amacano menshi atakibona ntuza ni monetize views, kubera ko hari abajyagaho bakabeshyera Imana. Abo rero Imana yabashyize hanze. Niyo mpamvu uzajya utegereza umuhanuzi ngo azagaruka kuri YouTube, ugategereza ugaheba. Ejo bundi twabonye umuhanuzi mu minsi yashize w'umugore, abantu mwaramonye kuri social media, araza hanura urupfu ku mugabo witwa Tisiye, anashyiraho n'igihe agomba gupfira. Aravuga ngo ntazarenza ukwezi kwa 9. Arega nkubwiye, none urumva Tisiye yarari mu byuma, ariko ubu tuvugana Tisiye yarakize. Icyo nshaka kukubwira kandi tugeze mu kwa 11. Icyo nshaka kukubwira ni iki, n'abanyarwanda badukurikiye bajye batega amatwi basobanukirwe. Kuba usengana na Mugabe ntago uzi ikindimo, kuba usengana na Pascal ntago uzi ikimurimo. Niba usengana na Venansia na Mukamana, hari n'abitwa ngo ni ba Nyirakamana na ba Vestina n'abandi. Ndagira ngo nkubwire ngo senga Imana, umusobanuzi Imana. Tese Vestina turiho dusengana, ese Pascal turiho dusengana, cyangwa Pascal ukaze Mugabe turimo dusengana, ni mu ntoki.
kandi birushaho kuba byiza aho kugira ngo abantu banabigenze gutya kenshi usigaye usanga ahubwo birirwa mu iperereza ry'umubiri. Icyo nshaka kubwira ndagira ngo inshuti zacu zidukurikira zikunda kumva ubutumwa bwiza Imana itunyuzamo tukayabwira badukurikira abantu basobanukirwe cyane. Abanyarwanda mube maso musobanukirwe. Hari yerekwa nigeze mbona ariko ntabwo ryari ngombwa kurivuga icyo gihe reka rukore mu ndivugiye. Ndagira ngo mbabwire ko umudiyakoni yakuroga, n'umushyitsi wagusuye yaje ngo musenge yakuroga. Utazabona rero umuntu asengera muri church arajaze kuri YouTube Pascal ndashaka kuvuga Imana yantumye, ntawe uzavanga ni Satani yamutumye. Nta n'umuntu wigeze usenga urusengero kuri iyi si ngo avuge ngo ngewe nshinze urusengero mpagarariye Satani nje kumuvugira. Hari wabonye n'uwo bigerageje bamwimye ikibanza. Ariko icyo ngira ngo nkubwire ni iki ngiki, nuko uje wese azavuga Imana akaza kuri cana kavuga ngo Pascal ndanze bikunze uko kwezi kwa 11 ntago ari burangira adapfuye. Ahubwo menye ko nakugera gutyo paratugenza bakaturoga. Yego. Uzi ko umuntu avuga ngo runaka agiye gupfa, hari n'abagiye kumusa agiye kuvuga ngo Mugabe agiye gupfa ngo agera buri gihe gito. Imana yabinyeretse arimo agenda nateze yashishikaye. Ageze mu nzira akora impanuka Imana yabinyereka. Aragaruka. Urumva? Aba rero nibo bagenda atanagezeyo. Abo nibo bagenda bagera hirya bakagaruka akaza kuzaniye uburozi. Noneho hari ndagira ngo mbwira abantu cyane n'abantu munywa inzoga n'abantu mukunda inzoga n'abantu mujya mu bubari mube tubwirizwa abakijijwe gusa nta nubwo tubwira igice kimwe ikindi tukihorera. Turabwira abantu bose, abantu Imana yaremwe kuko nzi ko nta muntu Satani yaremwe. Ahubwo arica gusa ntarema, Satani arica. Ari icyo ngira mbabwire rero na Supaguru buri irica isigaye yica. Supaguru barayikuroga. Umuntu akaguha fanta yarangiza agakamura Supaguru. Bitagutangaje rero umuntu atazaza ari umuhanuzi wa Satani akaza kuri kamera ngo ngewe ngo nje guhanura urupfu ngo rwa runaka ngo runaka agiye gupfa ngo kandi ngo agashyiraho n'umunsi. Nushaka witondera uwo muntu. Ahubwo abantu mujye mubabaza se kuki ushyiraho n'umunsi. Bashyiraho umunsi kuko ashatse yaza gusanga bakakwica. None hari ikindi cyazanye Satani mu isi no kwica no kurimbura. Abantu rero basobanuke Supaguru irimo irica niyereko Imana yanyeretse. Supaguru irica abantu bamwe barayirogesha Imana yarabinyeretse. Haba muri fata haba mu nzoga Supaguru yamaze abantu. Uravugana n'umuntu ku cyumweru ukumva ngo kwa gatatu yapfuye. Ugasengana n'umuntu mwatandukana ukumva ngo yapfuye. Cyane cyane nkatwe tuvuga ubutumwa nuko ari Imana ikomeje kuduhagararaho naho ibitero byo ni byinshi. Abantu rero babe maso. Abantu babe maso cyane. Abantu babe maso. Ako kantu nako nanjye ndakamenya. Dusomere muri Yeremiya. Kangahe? Kandi nawe ukunda ntuzi. Ukunda fanta yako kandabizi. Ariko urabizi nawe ube maso rero. Ndiyo na fanta. Nkunda kuba nge ndi mu rugo byo kugira rero ntukagira aho ujya. Ntago byoroshye kandi nawe wagize aho ujya nubwo haba mu bukwe giterure. Ntago nigeze kuguhanurira nkubwire nti nyamara witondeye icanura yizira. Wabibonye si intambara. Ntago ntabikubwiye ntibyasohoye. Byarazo intambara zarahagurutse ariko nkubwira ngo sengera urugo ntubizi. Ndabizi. Komera rero. Yeremiya kangahe? Ndumva Yeremiya 31 ibice 31 heraho twumve. Ni haravuga ngo aba bahanuzi sijye babatumye ngo ariko barihuse. Iyo baza guhagarara mu nama zanjye niho ko numva nibuka neza na abantu rero babe maso. Abantu babe maso kuko ntago byoroshye. Abarozi barahari, ari abarogesha amarozi, ari abarogesha Supaguru n'ibindi byinshi birahari. Abakunzi bacu rero cyangwa abadukurikirana nagira ngo niyo ni message tuba dukwiriye kumva kandi tukumvira.
yego buriya ngo kumva kuruta ibitambo harya kumvira kuruta igitambo. abantu rero babe maso kugira ngo bakanguke. Ntago abatubwira ko badukunda bose ariko ntabwo ariko baba badukunze, ntabwo ariko baba badukunze, kandi bazaza nyine bitwikira ayo magambo nk'uko wari umaze kutubwira iryo jambo, ariko Uwiteka si uzaba wabatumye. Ntabwo uzaba wabatumye. Ni byiza ko n'abantu banasenga, wahabonye ni byiza ko n'abantu banasenga bagasobanukirwa, bakamenya bari kuza kubasengera abaribo, bari kuza mu ngo zabo abari, kuko dukunda kwizera, abarokore dukunda kwizera. Buriya umurokore wa nyawe uzi ko ashobora kujya ahantu bari gukora ibikorwa runaka, we akavuga ati ngenda bikora ntimunyishyure, ariko akabikora kubera ko ni umurokore, afite igikorwa cy'urukundo, afite urukundo muri we akabikora. Ariko se uri kubikorera ninde? Wagakwiye kubanza gusenga ugasobanuza. Noneho handi sinzi ni Dawidi yaravuze si umwanzi wantutse, si n'umuturanyi wanjye, ngo ahubwo ni we twagendanaga, ntacyo naguhishe nicyo nzize. Buriya rero mu by'ukuri tujye twitonda cyane cyane, tugabanye kwizera kurenze urugero, nibwo tuzabasha no gukora uyu murimo Data yaduhamagariye. Kandi nk'uko iyo message itambutse, ndagira ngo abenshi murayumvise, mwumvise neza ko ari ukwitonda, tukaba amaso, ariko cyane cyane muri bene Data. Ntago byoroshye, ntago byoroshye. Abantu babe maso, abantu babe maso cyane. Yego. Dusomere ni Yeremiya bice 23 umurongo wa 21. Yego. 23:21. Abo bahanuzi sinjye wabatumye. Yego. Ariko barihuse. Ngo abo bahanuzi sinjye wabatumye, ariko barihuse. Sinavuganye nabo, ariko barahanuye. Ihangane gato. Ubu hari abantu n'ibyo nkunda kubwira abantu, ukaba warahuye n'umuhanuzi, Imana irambwiye ngo ugiye kukugirira gutya, kandi byahebera kake. Ntago mubyiyumviye se? Ni Yeremiya bice 23:21. Komeza udusomere. Ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye, ngo ariko baba barahagaze mu nama zanjye, baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye. Yego. Bakabayobora ngo bave mu nzira yabo mbi no mu migenzereze yabo mibi. Tugere kuri 30. Uwiteka arabaza ati, mbese Uwiteka arabaza ati, mbese mwibwira ko ndi Imana ya hafi gusa, ntari Imana ya hose na kure? Hari uwabasha kunyihisha? Ahiherereye simubone? Niko Uwiteka abaza. Sinjye ukwiriye ijuru n'isi? Numvise ibyo abahanuzi bavuze, bahanurira ibinyoma mu izina ryanjye. Yego. Ngo nararetswe. Ngo neretswe. Ibyo bizahereza he kuba mu mitima y'abahanuzi? Imana ishimwe cyane. Bahanura ibinyoma. Abahanuzi bahanura ibihimbano by'imitima yabo ibeshya. Yego. bigira inama yo kumpuza abantu banjye. Ubu hari abantu bavuye kuwiteka, hari abantu baretse kumva ijambo ry'Imana, bakavuga ati n'ubundi abo bahanuzi turiho tubona ni nka bari twahuye nabo, barabeshya. Baragiye abahanuzi bahuza abantu b'Imana, bahuza Imana yabo bayivaho. Abantu barababaye, hari abantu bababaye, hari abantu babeshywe, hari abantu bacurujwe ngo n'Imana yavuze kandi atari Imana yavuze.
komeza. izina ryanjye bararotorera umuntu wese barotorera umuntu wese mugenzi we ibyo yarose, ibyo beretswe mu inzozi nk'uko ba sekuruza babo bahugijwe izina ryanjye na Bari bahugijwe izina ryanjye na Bari. Umuhanuzi ufite icyo yarose ntakirotore, kandi n'ufite ijambo ryanjye arivuge ibinyakuri. Umurama uhuriye he n'ingano? niko Uwiteka abaza. kandi Uwiteka arabaza ati mbese ijambo ryanjye ntirimeze nk'umuriro cyangwa nk'inyundo imenagura urutare? 30. nicyo gituma hagurukiye abahanuzi bibana amagambo yanjye. umuntu wese, ihangane gato, reka dusubire inyuma. 30. ngo nicyo gituma mpagurukiye abahanuzi bibana amagambo yanjye. Mana ishimwe cyane. Amen. umuntu wese yiba mugenzi we niko Uwiteka avuga. dore mpagurukiye abahanuzi bahimbisha indimi zabo bati yaravuze. dore mpagurukiye abahanuzi bahanura iby'inzozi n'iby'ibinyoma niko Uwiteka avuga, bakabyamamaza kandi bakayobesha ubwoko bwanjye ibyo binyoma byabo no kwirarira. Si byo twaza tuvuga se? no kwirarira kwabo kubusa. Inyamara sinabatumye, sinabategetse kandi ntacyo bamariye, bamariye rwose, ntacyo bamariye ubwoko bwanjye bwose. ubu bwoko niko Uwiteka avuga. nicyo mbabwira abantu rero. Yeremiya ibice 23 muhasome. ibice 23 umurongo wa mbere muhasome, mwumve icyo Imana ivuga ku bahanuzi. babahure usazanya amasezerano ngo uri umukobwa none ugejeje imyaka 40, kandi baguhanuriye ko mu myaka 28 uzaba wubatse, nugejeje imyaka 40 umusore araza akagenda ntuzi kimujyanye. bakubwiye imodoka, bakubwiye inzu, nawe urahunga urategereje. ariko ntibamubwiye kwihana, ntibamubwiye gusenga. ziko umuntu aguhanura akubwira ngo yewe igihe ayo wasenze arahagije, ngo genda wicarire, ngo ibyo wavuze Imana arabyumvishije, ngo guhera mu kwa 9, uzageza mu kwa 2 ufite iwawe utuye i Kigali, ufite imodoka, ufite iki. ariko kuki mubwira abantu ibyiza, mwababwiye ibibi byabo bakabireka, barangiza bakarya ibyiza byo mu gihugu. murashaka ibyiza Imana itanga, nyamara ntimurashaka ubitanga. muba mbere yo gushaka ibintu mujye mubanza mushake ubitanga. Imana itugirire neza. Amina. mbere yo kubeshya umuntu w'Imana ukamuhuza Imana akumva ko Imana ari inyabinyoma, banza ugaragura ururimi rwawe. kangahe harya? 7. 1 2 3 hanyuma urugaragure, wumve ko ibyo ugiye kuvuga ubihagazeho. Jesus. harimo n'abiyemera, harimo n'abihimbaza, ari byo Bibiliya yahoze ivuga. babihimbaza ngo niba bahanuye ko ngo bampora icyo agiye gutaha, ngo niba babihanuye bajya kuri social media, mbese baritaka bigira bate rwose, ngo bagirana nimero ye. ngaho nibashishikare
mukomeze mushishikare. bibana amagambo yanjye. Ntago dukwiye kwirata ibyiza byabaye cyangwa ibibi ngo twahanuye. Ahubwo mubwire abantu ibyururutse imitima, mubabwire ko nyuma y'ibihe n'ibihe hari ubundi buzima. Mana ishimwe cyane. Amina. Mana ishimwe cyane. Mana ikomeze turengere kandi tugire neza. Reka tujye muri message rero. Yego, karibu rwose. Message mfite ni abantu bitirira Imana. Uzi ko hari umuntu ushaka gusengera ariko n'abantu baranduye. Abantu baranduye. Umuntu arakubona akakubona kuri Imana. Wakumva Mugabe ukavuga uti Mugabe ni Imana y'abantu. Ntabwo ndi Imana y'abantu nshuti yanjye. Ngenda kwingingira, niba ari icyifuzo ufite ugasubizwa, niba ari uburwayi ufite ugasubizwa, niba ukeneye gusenga no kwegerana n'Imana ukagera Imana ibihe byiza, ndagufasha tugasenga, ariko ntabwo ndi Imana. Ntukamamagana umbwira ngo ese ko naguhaye icyifuzo ko utambwe niba cyarasubijwe. Ndasaba nanjye gusa amahirwe ngira nuko nsaba Imana ntinyime. Yego. Ariko tujye twumva ko turi abantu, turi intumwa za Yesu, ariko ntago turi Imana. Abantu rero bajya bisobanukirwa. Hari n'abanyandikira akambwira bati twaguhaye icyifuzo tubwira aho bigeze cy'Imana yakubwiye. Nshobora no kukima nkagisengera nkasaba Imana ariko ntimbwire ko igihe izagisubiriza. Ubuse ntabona asengeye bagasubizwa ntibansumbwire. Barahari. Kandi ntibimbwire ati runaka naramushobije. Ntigaceceka ikanyihorera. Erega si radiyo. Ntabwo ari radiyo. Mbese Imana yacu ivuga igihe ishakiye, igihe wowe ubishakiye. Ntabwo ari radiyo ugenda ugakora kuri volume ukongeza. Ariko yo yabishatse ntahita. Yo yabishatse iravuga. Kandi ntaho ahantu hose uri yazi kakuvugira. Gusa ubu ndumva nishimye kuko ibyishimo byanjye bifite ishingiro. Ijoro ejo nimugoroba. Ejo nimugoroba Imana yambwiye ngo mbwire abantu. Hari abantu ngira ngo message zimwe bagiye bazibona nibadukurikira bazatubwira. Imana yambwiye ngo mbwire abantu ko igiye kubagirira neza. Message naziboherereje witagezeho ntago wari urimo. Yego. Ariko message yagezeho bazibonye, mutegereze mwihangane. Icyo nzi cy'Imana ikora nk'iki? Nk'Imana. Kandi ihemba neza ntiyambura. N'umuririmbyi yararirimbye ngwayiwe ngo ihemba neza ntiyambura. Imana yacu ihemba neza ntiyambura. Ihemba neza ntiyambura we. Mutegereze rero mwihanganye. Ndabasengera kandi mujye muhumura n'ukuri, ariko ntimukambwire ngo tubwire uko Imana yakubwiye. Ntabwo byose ariko Imana ibikubwira. Ntabwo Imana ari radiyo wamugana Pascal. Imana ikora ishatse. Ahubwo reka tugume ku mavi tukomeze dusenge. Yego. Message rero none nankire muri message ntago nari ntandukiriye cyane, ariko icyo ngira ngo mbwire bari abahanuzi bibana imitima ibeshya, bari abahanuzi bavanga Imana yavuze kandi itavuze, bari abahanuzi bahugije abantu Imana, barabasengeye babaka amaturo, ugasanga umuntu ararwaye aribabariye, wajya kumva umuntu aramubwira ngo urampaye ngaya kugira ngo nkusengere. Ngo urampaye kugira ngo nkusengere. Nimvira icyo kintu. Umuntu Imana yatumye ntago ari uko nguko bigenda. Imana iragutuma, yamara kugutuma ukamusengera, yiwe yaba afite yumva afite umutima wuko nawe wagize iryo shyaka ryo kumusengera, wafashe uwo mwanya wo kumusengera. Ngiye hari abantu nyamfatira n'iminsi yo gusenga barahari. Muzanayona no mu makomanteri kabwira umuntu ngenge kugufatira amasengesho y'iminsi 3 nkayimukorera. Barahari. Kuko akunze ko ari umurwayi. Ko ntamubwira ngo se mvuye muri ayo masengesho mpudufaranga. Ndiho niyo nabuze umuriro hano mu rugo nyangira igihe nkawubura. Ariko ubushize narawubuze hari wanguriye. Nubwo
ari hanini ari gucana amatara iminsi 2 ukabushizemo ariko hari wawunguriye. Nshobora kubibwira umuntu wanjye wa hafi nkabwira ni nagize ikibazo cy'umuriro bijya bibaho. Yego. Ntabwo jya wa mwanya nawe ubona buriya ubone bijya no gusaba no umuco mubi. Ni umuco mubi ariko nanone Imana ntishobora kuyoberwa ko umukozi wayo afite ikibazo. Ntabwo yabiyoberwa. Ntabwo Imana ijya yoberwa. Buri ikiza cyo gukorera Imana mu kuri no mu mwuka. Iyi Imana iguhaye ikintu ari ikiguhaye. Nubwo yagicisha mu biganza by'umuntu muziranye cyangwa mutaziranye kikugirira umumaro cyane rwose. Njya nkunda kubwira abantu nene kote nambaye n'abakunzi bacu. Yego. Nese ugira ngo iyo nyambitse gutya ubuse Imana yazibagirwa ra? Aya ntabwo yabyibagiwe. Wajya guhura n'akaga Imana ikibagirwa ko wanyambitse. Kandi tarigeze yibagirwa tabita. Mperutse no kujya gusengera umuntu amashati ayo abiri. Kabisa. Imana muhumugisha meza. Ntiwa yabonye se? Imana muhumugisha. Message rero ni yuko abantu biyita abakozi b'Imana bise abahanuzi b'Imana kandi atari bo bariho bakomeje kubeshyera Imana bayibeshyera kandi atari yo yavuze bagakomeza babeshya abantu ngo barabasengere ko baha amafaranga mubihorere abantu mubihorere bariho barababeshya bikomeza kubeshyera Imana yacu. Abantu mube maso mumenye ubwenge kandi mukomere. Ntabwo ari uko nguko bimeze. Ntabwo Imana yacu icuruzwa, ntabwo ijambo ry'Imana ricuruzwa, ntabwo gusengera umuntu bisaba amafaranga. Ntabwo bisaba amafaranga. Umuntu nakubwira ati ngiye kugusengera azagusengera ko atavuze ngo mpiki by'Imana nta kiguzi kibamo. Keretse wowe niwumva umutima wawe uvuze uti koko uyu muntu n'umukozi w'Imana reka mufashe uzamufashe, ariko umuntu akubwira ngo mpa amafaranga uzamubwira ko ntayo ifite. Cyangwa umubwira uti Imana yacu ntago igurisha amasengesho. Yego. Abajya bababwira munyamutinyuka mu nabibabwire. Nebyo. Umvura message ari izo ngizo. Urakoze cyane tuganira ibintu byinshi kandi byiza byubaka umurimo w'Imana. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Nimero yawe ya telefone? Nimero yanjye ni 0782 966 9karindwi 41. 82 966 9karindwi 41. Yesu abaho umugisha. Amen. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana nziza, Imana idukunda, Imana iturebera aho tutabasha kureba, Imana itugenda imbere n'inyuma, iburyo n'ibumoso. Turagushimya ko twari imbere yawe tuvuga ibyo wadutumye. Komeza kubana natwe muri byose rero kandi ukomeze kudushyigikira. Turasenze kandi turizeye ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane.